w'intwari yatwita nuko byakira gutyo mama kugira ngo numve ko nuje yamfashe anjyana kwa mukurangire warashatse kugira ngo numve ko mvuye mu maso y'abana niganya nabo abo bantu rero hatumye nkomereka cyane umutima uzi gutwita inda utatsuye umuntu kugenda mu buriri nibuze utwitire kuri matera biba bibabaje duhagaze ariko byo bane ubuhamya bukomeye bunababaje byaje kunira agahinda cyane kandi koko niko byagenze ngiye nuko nashatse ngiye nshaka kugura uko nashatse yavuye aho nabyo business yavuze ngo ndavuze ngo injira mu modoka iyi ni tugende n'umwana we nuko twagiye mba nshatse nya twaraje gutatu twubaka haro ku Gisozi twaje tuba ku Gisozi turabaye ngeze mu rugo urumva ukuntu bigushaka bitunguranye noneho utarageze unapanga inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu mbese muraho murakomeye aho muherereye hatandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda no kuvuga tuvuze mu majyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tukambuka hakurya ku bihugu bitandukanye cyangwa ku migabane itandukanye no kuvuga Amerika, Australia, tukagenda muri Asia, tukajya muri Europe mu bihugu bitandukanye byaho dufite abakunzi benshi mu Bufaransa, muri Belgique n'ahandi hose haherereye abantu bakurikirana ibiganiro byacu turabasuhuje tuvuga ngo mbese muraho murakomeye Imana ikomeze ihira imirimo y'amaboko yanyu ibashyigikire abababaye muri mwe nyaboneka ibahaze umunezero kandi burya no kwiragiza Imana mukayisenga kuko niwe mugenga wa byose nigishobora byose niyo ikora byose ikorera igihe mu gihe cyayo gikwiriye yatabaye abandi nawe izagutabara ntabwo ari wowe uzahora mu bigeragezo humura wowe utwumva aho uherereye ukurikiye Iyobokamana TV ni kwa kundi rero mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye tukabasha kuganira bamwe bazaduha ubuhamya abandi bazaduha ijambo ry'Imana abandi baza bakora ibikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye nyine no kubaka ubwami bw'Imana kubaka igihugu kuko bavuga ko roho nziza burya itura mu mubiri muzima murabona ko turi kumwe n'umutumirwa reka tumuhikaze Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho mwiriwe neza amakuru meza wow tuguhaye ikaze Iyobokamana TV murakoze cyane muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira nitwa w'intwari Alfosine banze ku izina Ericka cyangwa se mama Kiki ndi umubyeyi w'umwana yego mama Kiki mama Kiki subwo niryo zina rye cyangwa nirihe ya Kiki nagasire nubundi yitwa intwari Kelly intwari Kelly wow ni byiza cyane amakuru se mama Kiki ndakomeye ndashima Imana okay yes mama Kiki n'umuntu umukristo no utangira utwibwira mu bijyanye n'imyizerere noneho rero mu myizerere ndi umukristo ndi mukatolike ariko bitavuze ko nagiye nsengera no mu nsengero zitandukanye kuvuga kwifatanya n'Imana uri katolika mu karismatike cyangwa umurejiyo ese uri umurejiyo byiza cyane murumva ko tugiye kuganira n'umurejiyo abarejiyo harya buriya bari abantu bameze guteba ni nk'abinginzi cyangwa se bose nabatakambira Imana nubundi abantu bose reka mu nsengero babiriyo gutakamba nawe no umutakambye okay ni byiza cyane mutuye hehe mu bisanzwe noneho bisanzwe dutuye Nyamirambo muri kapitali y'umujyi wa Kigali murenge hafi ya Rwezamenyo muri Rwezamenyo okay nikaze cyane rero Iyobokamana TV uje Iyobokamana TV kutubwira iki mama Kiki nko gutanga ubuhamya mu buzima nahuye nabwo mu rushako nagize okay ati n'ubuzima nahuye nabwo no rushako nagize murumva yuko agiye kuduha nyine ubuhamya bwiwe mama Kiki yabayeho ute yakuze gute byamugendeye gute mu buzima mbere yuko ashaka reka bariho duhera noneho tukomeze rero no mu rushako sasa rero mbere yuko nshaka navukiye mu muryango wa Gikristo ariko nza guhura nduzi ngo ni insanganwa nza kubyara bitunguranye atari uko nabaye ku muhanda se cyangwa ngo mbe ndi babandi bagukya mbyara bitunguranye ndi umunyeshuri
byarafite imyaka 17 yigaga mu kangaho yigaga mu kabiri ngiye kujya mu gatatu secondaire ariko mu kubyara numva ndiyanze numva mbese ariko wenda mbere y'ukubyara reka tuvuge ku gutwita mu gutwita kuvuga ati uvuze ati kubyara bitunguranye urumva gutungurana kubyara bitunguranye ibyo nta byabaye kuko inda se niyo amaze amezi 9 yamaze 9 icyatunguranye ahubwo no guterwa inda byo kwishuri bino byo gufunga inguni atari no kuvuga ngo wasuye umusore mu rugo umva ni ibintu bibabaje mu nguni y'ikigo kundi bagukoraho gose nduzi niba yarinjiye mu mwuka nibyo nazi ye babawe birababaje ariko muri babaje ubwo wayigutena yari umunyeshuri ubwo icyo gihe yari umunyeshuri ari nawe ariko papa w'umwana twaje gukomezanya mbere yo gukomeza mwariganaga oya yaraje duhe kuri fenomene yuko byagenze kugira ngo bagutere yarahigaga ariko we yari umuntu wiga hafi yanjye ahubwo azaje kuhakina muri scolaire biriya bya scolaire ari umukiri umubonye turiya mu star ni mwari musanzwe muziranye oya ubwe nyine byari byo kumenyana gucyo tu bisanzwe nyine ntabwo uri gushaka kutubwira story yuko byagenze tubwire yaraje aje gukina ikibwo ni ikigo cyari cyakiniye n'icya byagenze utegeye bya bigonye bya scolaire hari ukuntu barabyirutse mu kigo fata ikindi papa wanjye yayoboraga aho hantu mba mbese ubona unasenga uvuga uti oya hari umuntu kano ku kigo naguteretana n'iki urumva byari n'umwana ariko burya hari ukuntu umuntu wo hanzaga njye ni nako nakuze umuntu wo hanze ashobora kuza akakudaraga kurenga uwo mwirwana noneho mukuza turi gukira ko naye narakinaga handball urumva muri lokale hari biberamo kuganira kumenyana ese mwaturutse he twamenyanye gutyo tuza kuganira tuza guhana umwanya wo kuza kuganira nyuma gukina oya twamaraga gukina twari ubu ni imikino ngiye yakunda kuba muri chômage ntago yakunda kuba mu gihe cyo gukina cy'amasomo azibyabaga muri chômage urumva hari umwanya wari uhari kuganira turaganira tugera kuri ibyo byose mvana miyonda urabyumva no umunsi umwe se cyangwa umunsi wa kabiri uwa mbere wo twaramenyanye urumvikana ku wa kabiri ati vayo uze kunsura nagusurana no kuganira nose wasuranaga mu kigo twari mu kigo wowe wavuze ko yaraturutse mu kindi kigo wowe yaturutse mu kindi kigo ariko ko babaga baturutse kure babaga bafite icumba imikino hari yamaraga iminsi 3 cyangwa 4 noneho rero bikaba ngombwa ko bahaba ubwo urumva muri iyo minsi bataga aruko imikino irangiye bwaguteye inda muhagaze irumvikana niba wakana kutamusuye none se rwose pe no wamusuye mu icumba aho bari babahaye gucumbika nta cumbi byo muri dore twarihoya gufunga inguni ariko wowe ntabwo ugeze gufunga inguni nshobora kuba ntarazifunze ariko narabonye abazifunga ni ukujya mu nguni mugateretana mukasorezayo numenye uko nyine nayo maraso y'ubuto numenye uko byagenze nawe wibona aho rero niho waje bagutera inda aho hantu rero hatumye nkomereka cyane umutima uzi gutwita inda utatsuye umuntu ngo ugenda mu buriri nibuze utwitire kuri matera biba bibabaje twita uhagaze ariko byo ni ubuhamya bukomeye bunababaje byaje kunira agahinda cyane gakomeye ndabihisha urumva deja na mu rugo nibabonaga mfaho yewe icyo gihe na mukuru wanjye yari warashatse kubyo nabaga najya kumusura ntago nari nakagiye kumusura ngo bavuga ngo uyu muntu yagiye aha nta n'umuntu waneretaga hafi aho ngo baranakekuye urumva byari ibintu biraho ariko inda naje kuva aho nigaga njya ndarokarasa kuko nari nangiye gukeka ko mfite inda ariko wenda hari ikintu umuntu yakwibaza mwaho ngaho bwari ubwa mbere ubonanye n'umugabo ubwo bwa mbere se ahubwo ngenda kubyara ngewe bakibibona ko nyiri duzi vierge mwambyaje ndacyamwibuka n'izina yarabimbajije rwose ntabaza ati se byagenze bite nawe mubwira nkuko ndi kubwira gutya ndabimusobanurira urumva naje kubaho inda ndayihisha urumva nta n'umuntu ujya upfa kugaragaza indiyo watwise uri muto gutyo mu rugo ndabihisha ariko bikangana twarabyutse mu rugo turi abana banyweye amata wenda mu buzima busa nkaho ari bwiza ariko mama bamubwira ati ariko uriya mukobwa wawe ko ashobora kuba atwite mama ati hoya tereka umwana wanjye mwinera urwana urubuga iby'ababyeyi urabizi iby'ababyeyi byo ntibibura ati reka murabeshya njyewe naje kuguma urumva icyo gikomere mfite iyo uburyo ikintu kitaragaragara ngo kijye hanze uba wumva kandi inda ntago wahisha ngo izahere
ibi ni ikintu kizagaragara byanga bikunze iragaragara ikanavuka noneho biko byongeye ndaguma ndaceceka inda kandi umukinnyi ubwo ku ishuri aho narakomeje ngenda ndi umurokrasa waki wo gukina umupira inda yanjye nayikinishije umupira karahava kandi nkora abdomino niruka buranga siporo ni nziza mandari y'amabuna nabyende na muto nkabyarana neza kuko byari urugamba rukomeye indigeze nko mu mezi 7 ndakeka rasamburoma ku ishuri zizana rasamburoma zo ku ishuri nibwo batangiye kujya babihisa intege ari nye muri class nakundaga mate cyane n'isomo ryitwa chimie prof wa chimie niwe waje kuvuga ati ariko uw'intwari katagikurikira neza urumva intege zaje zimaje gutangira kubanye babiganiraho urumva muri direction urumva byaravuzwe ariko hakaba undi muntu twaguzaba intwari nge ndi uw'intwari umva ukuntu Imana ijya ikora ibitangaza rasamble miraba numva ko ariko sinamenye ko babivuzeho iraba baravuga ngo uzaba intwari n'uw'intwari muri direction bari batangiye kumenya ko nwite ariko nyamara ninjye twite nyamara kubera ko nakinaga umupira na coach ubwe nabambonaga ntabwo apfa kumenya ko mfite inda nageze muri direction ati wosubirayo nyamara mfite inda y'amezi 7 ari wowe mari nki uzaba intwari mujyana kwa muganga indirabura nyamara njye ari ngiye ifite umva ukuntu Imana igikwibiki amahirwe nari mfite aho ngaho nari ndi kugira ngo nsushe nari ndi kuvuga ni Imana ugira neza wena nzavanga amaje gususha tronko mbashe kuzajya ku kizamini nane nzaba mfite uruhinja ariko nzako buryo wasushije gukora ikizamini byoroshye nakundaga kwiga ariko urumva kubera kuzama ibyo mbagamizi nibyankundiye ubwo uzaba intwara aragiye bigendeyemo ndacecetse urumva yuri ufite ikintu wiziho rangiye ndavuga narangije gususha ndabyibuka nigaga hano biti Nyagahanga ndavuga ni Imana fasha Nyerere nago yize umusatsi twa Nyerere narawizamuye ndataha mu rugo njya mu rugo kwa mama ati se ko napeye mwana wangije kwene umubyeyi wize rero bwa bari umuhanga ati iti barabivuze nyine bwo nuko nayo byari byaramugeze urumva nyine bari barabivuze ariko abihakana ariko nk'umuntu atangiye kuvuga ati ubwo umwana aje nta muntu mwirukanye ni no kugira umubyeyi wize ndabyibuka ngira mama nkunda cyane sinzabyibagirwa ijya nkoreye akantu kaje se k'umuntu wize ikintu yankoreye yanyandikiye agapapuro ndabyibuka nashasha ahantu nageraga mu rugo agacaca nsasaka matera ntangiye kumva ko byamenyekanye buryo inkuru itaramenyekana wumva nta kibazo iyo ibintu bigiye kumva ko bigaragaye nibwo wumva wiyanze mama nyandikira agapapuro ayanyandikira ati mwana wanjye witwa gucyo w'intwari nabyaye mbabari umbwiza ukuri ibyo numva nibyo byakuzanye nibihe nanjye umusubiza namusubije ku rupapuro turi mu rugo turi babiri ntabikuganiriza ni mama wanjye agira ikiniga kirenze igikomeye cyane we yarangije kunyandikira musubije ati ndayifite twese nibwo twatangiye kujya turira daramarira we mama yarariraga njye nkarira birenze noneho kubera ko nari naravuye aho ndakarasa nahungaga abanyeshuri nari nariganyaho nabo mu wa 2 deuxième urumva nahungaga urubwa rwabo banzi cyane ngo ndi guhunga ariko nubundi aho uhungira se niho nagarutse urumva ndigeze mu mezi 8 abanyeshuri mbwira mu mati mama biranze mbabarira inda nubundi ndayifite nakundi mvana hano mama ati se nkujyane he mwana wanjye nagize mama ambere imfura nyine yambaye hafi nk'umubwizi akajya avuga ati imbuto icyo kurya ariko ngagira umusaza wanjye batumaga ndira cyane witwa Ericka mpamvu nitwa na Ericka akageza we yari yarahunze mu rugo burundu ati se birashoboka ko uw'intwari yatwita nuko byakira gutyo mama kugira ngo numve ko nuje yamfashe anjyana kwa mukurangire warashatse kugira ngo numve ko mvuye mu maso y'abana niganye nabo kuko barazaga kunsura bahagera bajya nko mu rugo nkajya mbwira umukozi ati ntuvuge ko mari rimwe na rimwe hakaba hari uwo mbiki amakaye cyangwa se ikintu akangunga ko nyimo yambaza ati harya uratwite uzi ko kubwira ngo uratwite wariganaga n'umuntu ikibazo asubira mu nzu nkarira nkanagura bikanga mama ati humura natangiye kugira umutima ukomeye ariko mvuye muri ako gace njya kuba ahantu kwa mukuru wanjye gatura nawe yarashatse ndagenda mbaye niho nabyaye mba mu kuva kubyara
naruhukiye mu rugo ubuzima burakomeza ndagenda numva ko mbaye umubyeyi nyine bumva byagaragaye nta kindi mama arangira wabyaye umwana w'umuhungu cyangwa umuhungu umaze kubyara rero ubuzima bwarakomeje uza no kuza gushaka wa papa w'umwana ese niwo mwashakanye byagenze gute urugendo rwo gushaka rero nabyo urugendo rwo gushaka narwo ni ubuhamya bukomeye urumva izina ryanjye w'intwari cyane naryubakiraga papa wanjye nakunda kumubaza ati kuki wanyise w'intwari papa kambwiye ati mwana wanjye njyewe nakubyaye mu bintu ndi kuyobora ariko manganye n'abayobozi benshi gusa nuko habayemo gusenga ati njyewe njya kukubyara mama wagutwite njyewe kugira ngo nitwe w'intwari naga papa wanjye najya ngo ese papa uri umusirikare ngo hoya nagize imana yapfuye yarabimbwiye akambwira ntabwo ari uko ndi umusirikare arabinsobanura buryo umwana ubaza ndamukunda narabazaga njye mbaza papa ati se papa kuki wanyise w'intwari ati njyewe mama wagutwite narakoraga wanjye yari umuyobozi nyine hirya hino atarapfa agenda kuri moto TF yari umuntu akomeye cyo kubuzima nyine bugenda buhinduka isi ni sakaye arangije we ngatashye baza kumutega bamuteze kandi mama yari amuhuruje kakunda yanjye aca inzira y'ubusamo umva hose hari Imana ahingukana hano mu byaro iyo nzira zose ndaziza cyandara nawe nuzizi mu cyaro hano za Ruvune n'ubuhazi yageze mu rugo mu saa 7 z'ijoro ndavuka abariho anyitira uw'intwari andapizana Rufonsina yitwa Rufonsi Ericka riza ari risinire kubera ko yari kundaga cyane ngira na musazanye yitwa ko ubwo mu rugendo rwo gushakanye numvaga ko nshaka kuzahindura izina niba narabyaye y'ubyaye uburi umukobwa witwa ukundi winduka wendaya uburere umva numvaga nshaka kuzakura nshaka kwikorera ndavugana Imana imfashe nzasubire ku ishuri ndabyaye umwana wanjye namucukije igihe kigeze ndakeka mu myaka 2 tubira ku ishuri mama arabimufasha kuko yari amaze gupfa tubira ku ishuri ndakomeza ndangiza no kwiga segonderi konabilite ngira n'amahirwe mbona n'ikiraka umve ako kanya cyo mu butaka kikiza birabiraka byo mu butaka byo kubarura niba ubizi mbona mudufaranga ariko mfite target yo kwikorera ndavugana Imana ubwo mbonye amafaranga kabigeze gutya ngisha inama mama nafite umusaza wanjye ngunda kugisha inama yitwa Ericka uwo nyine arangira inama tugomba gukora gutya na gutya nibwo natangiye kwikorera muri kwa kwikorera rero niho se w'umwana yagarukiye kuko nari mwegereye nari nangiye kujya gukora business hafi y'umujyi urubwo mu kumwegera njye numvaga n'ibyarangiye twaravugana bisanzwe no kuza mu rugo rimwe yazaga ngo kureba umwana akamwiba akiba umukozi akareba umugongo akiruka ati bazagufunga urumva nari mineri yanjye yafungishije abantu benshi cyane banarengana wowe ye mineri yanjye byagenze ute mineri yanjye uwatsuhuje muri icyo gihe mumvaga buri wese baramufungaga ariwe wavuga ati uyu ni wese w'umwana kuko nawe nari nareruriye ari niwe wigeze gufunga ndamufunguza rwose amaninka mufunguza kuko numvaga arengana bandeze bamufunga nyina barafata papa w'umwana namenyekana azazira mineri yego bafite abasezanye bavuga ati ni gute umwana nkwiba mwijya nanjye rero urumva naracecekaga babona umuntu aje ati fatiraho hari uwo bigendeyemo ajyaga nsura ku ishuri anzanira nk'akaje bamujyanye na nabi ntabwo nzabyibagirwa bamukuyemo ikoti agiye yambariye umunyamakuru gutya yakoraga ingato na sinzabyibagirwa baramufunga ujya kumufunga ubusa njye nabibayemo nk'intwari nyine ntawe nabibwiraga icyo gihe uko wari uzi uko narenze ukuri nashaka kukuvuga twakomeje noneho sasa urumva wowe yaraje kurokoka byari 25 burya da yari kuyirya yarebana ariko narahabaye gutabarwa na adani n'ubutabera adani n'ubutabera byonyine ariko yari kuba ababukoze buryo za adani kugira ngo izazo buriye mu mabusi igihe kingana kinini cyane ni ikibazo kandi urengana ubwo papa w'umwana yaje kugaruka mu buzima ariko mu kugaruka zari umuntu ufuha urumva business yanjye nishoreye ndi mu kazi numva ko ucuruzaga iki subwo mama nacuruzaga ibintu bya alimentation akaza ariko akahagasha akumva ko ashaka kuhagarara niba ndi kwakira umuntu wenda nko uruzi ko uyu muntu uri muri business umuntu wese uhinduka sheri umuntu wese uhinduka iki kugira ngo business yawe igende neza kandi nyamara ntago ari uko aba uri kubikora kugira ngo baguterete kuko icyo gihe ngiye ukuntu target nari mfite numvaga abagabo mbanze numvaga nta mugabo nshaka numvaga nge nshaka target yo kugira ngo nkore ndere umwana
wanjye gusa niba mu kugaruka kwa papa w'umwana akenshi rimwe na rimwe kenshi umugabo waguteye inda cyangwa umusore mwabyaranye mu buto bwawe hari igihe bitabiba bifu yo kwangana burundu kugira ngo azuhite umwakira mwarateretana mwari musanzwe apana ntago twateretanaga byagenze gute yaje nk'umukiriye yaje nk'umukiriye araza ndamwakira ariko tuziranye ati urazi ko ari biwe ndabizi akanabwira n'abantu tuyana n'umugore wanjye ariko buryo ibyo mwigira akanabazana yari umushoferi agati mugaparika hati aje no kubanyereka rimwe na rimwe nabizi ariko aje kubanyereka arakata umwana arihe nawe ariko urumva afite ipfunwe rw'uko wenda atabaga yarangezeho igihe kinini gikwiye ryabaga ririmo ariko agenda nyegereza urumva umuntu mwabyaranye burya numenya aho bivuye birumvikana urumva turongera turakomezanya tuguma gutyo noneho ndangira kubona business yatangiye kuyinjiramo ariko noneho yinjiramo na neza ashaka gufuha cyane no kubamo indwanye naba mvugishije umuntu ngo ngo simbishaka ari umukiriye bibi namba namusaze wanjye ngunda cyane ari we nakubwiye arambwira ati rero ibi bintu urimo urumva ngiye imyaka nayo ifite nago nagakoze kuvuga ngo ndifatira imyanzuro yose nubwo nari nditagete kubarika nshaka ubuzima kugira ngo umwana wanjye azabeho neza wari umaze kujya nk'imyaka ingahe 20 urumva 20 yari igeze kuko nabyo afite 17 urumva sibira ku 3 ubu narangije mbita mbonikira ka haciyemo nk'amezi mbona inuza mitanangira kwikorera okay birumvikana ndakora mfite na business igenda nkumva ko wa muntu wansekaga nyita ko nabyariye mu rugo nshaka ko azambona ndahantu ndi nibize hagaragara yewe nafite umusaza wanjye mu ruko rukijijwe utarabyumvaga cyane utarananyumvaga ariko rafite umushinga wapakiraga yagiraga umushinga w'amagi ariko nakunze ko najyaga mubwira ni umusaza wanjye wangezaho amagi nkapakurura urumva nkagura mwumva nshaka kugarura icyizere mu rugo agaciro kanjye biraho ndakomeje ndakoze ndahanyanyaje ubwo ndakoresha mfite n'abakozi biba ngombwa ko mbona neza ubuse umwana atangiye kubivanga atangiye kujya avuga ngo funga izi saha ndavuze ngo ibi funga ni karabaye saza wanjye ati binaga ari ibintu turimo ariko akaba afite na kamera y'amahane nyine yarafite kamera pe y'amahane ikomeye uwo mugabo nkabona no kugukubita urushyi wabaga wararuryaga burya urebye nabi yaravugaga rikijyana ndangije ndavuga ni nakundi ndikaruma ariko umusaza wanjye aza kubimenya arabibona angira inama baza no kubishwanira bamanje kwangana cyane bikomeye barangana kandi urumva barabarana mbese umuntu wimvaga ko yangiriye inama yo kuvuga ngo ngicaha yahitaga umwanziro uwo mugabo noneho ubwo ngewe ndaho ndi mu kazi nta n'umusaza nyiragati rero yakoreraga ahantu bimuri niba umwazi ati urabona ibintu urimo ni business kandi washoyemo ushaka kugera aho ugera nubikomeza kuzanamo ubutesi karakubaho kandi koko ngumva nibyo ati kiza ko hari ahantu nzi inzu kandi hafi yaho nkorera ko wabonanyegereye nta kuntu nakwimura tukajya gukorerayo Nyagatare niba hazi bimuri business nyimurira bimuri bata n'abakobwa banjye twakorana akaturagenda tugiye dugize dute telefone wa muntu ubwo niyo turi kugira dute uhunga kuko urumva aho byari bigeze tugezeyo twamaze nk'icyumweru telefone narayikuyeho nkoresha indi numbeza aho yavuye numbaza ahantu yaturutse hashize icyumweru tubona kwaritse nka moto nkahari yari umusore w'ibokari tabani karabana turapfa aza ati sheri salama nyine dusuhuzanya bisanzwe ndenzaho nyine ndavuga ariko ntago tubikira byari ibibazo bikomeye ubwo mvanye ibyomba nkurikiye he bimuri Nyagatare araza ndavuga wenda ubwaje yaje kunsura ari umuntu wihagararaho umusore umva umusore utereta abafite amafaranga ye n'iki babahaka n'iki fanta turanyweye umwana ari he umwana aramusuhuje umwana wanjye ni umwana wanjye ntago yavuga umwana araje aramuhobeye winjiye wese ati dore umwana nanjye kandi ntago nareka kumuvuga urumva deja ati dore papa w'umwana urumva tinyaga no kubivuga ukaba wabigwamo ubwo ndaho nangiye business he bimuri habaye intambara ikomeye aho yajyaga arwana n'abantu akanabakubita akabakubita najya kwakira ahantu nk'umuntu hari ati ndavuze wijyayo mwoherezayo umukozi ati turashaka nyiri hano cyo gihe no business nari nashatse kuyisa nk'uyihuza na musaza wanjye kugira ngo atazabimenya ndavuga ni ese urabona nari kwica akazi ibiki n'ibiki ngo hoya ngo ndavuze ngo icara ngo nawe naje kureba
mwicara ahubwo bikaba ari ukwicara nyine ahubwo bibaho tutarese umuntu uko yaje akabatanata bamuhamagara no mu kazi yakoraga ngo mume muretse gato hari ibyo nyirimo twebabwiraga yararanaga na musaza wanyumva twabaga mu Mutara amazu y'amakonoshi okay amazu y'amakonoshi burya hari imiryango hari abakobwa uko twabaga gutya nawe abagucya umusaza wanjye urumva we yamwakiye nka muramu nk'umuntu utereta mushiki we yaba byaranye mushiki we urumva yagomba kumwubaha tumva ko ari umushyitsi ariko tuvuga tuti wenda zaragenda arakaza kugenda byaye birimo tageti yari yahanguye yanjyanye ntabwo yari buhanzi yaranamubwiye yaramwicara aramubaza ati harya ngo yuko ari bushiki wawe n'umugore wawe niko yamubajije ntabwo nzibagirwa iryo jambo twicaje nk'uko twicaye ati mushiki wanjye atari kubyo nubwo binandeba cyane tinamaje kuba mukuru ati se ko mba ndeba ngo umwimura we yiyumvaga ko musaza wanjye yamumungije urumva yari yarishyizemo musaza wanjye nyamara musaza wanjye yarungira inama kugira ngo nanjye ngiraho ngera ntabwo yari urwango rwarimo arangije umugabo araho nyine turamwakira turamuretse birasakuje inkuru zacu ngo hari yaramuroze nkibaza se ndaroga umuntu disi niki bikanambabaza cyane nkavuga ni subu ibi ni ibiki ni ikigeragezo ndimo ni iki ndangije icyo nakoze niki naramwishe namwana rero reka nkore ngo ya unabyo gukora ndavuze ngo ngomba kuva hatujyanye kandi koko niko byagenze ngiye nuko nashatse ngiye nshaka kugura uko nashatse yavuye aho nabyo business yavuze ngo ndavuze ngo injira mu modoka iyi ni tugende n'umwana we nuko twagiye mba nshatse nya twaraje gutatu twubaka hara ku Gisozi twaje tuba ku Gisozi turabaye ngeze mu rugo urumva ukuntu gushaka bitunguranye noneho utarageze unapanga utigeze unavuga uti se nzajya gushaka nagishije inama nde yego nta marene nta pare nta bintu nk'ibyo ukipara Gisozi turahabaye ikintu cya mbere yankorera kizi nka sapurayize wa mugani w'abana mwana yabinsubirira mu ngoma nguri yaradufasha twija n'umwana muri sara afata simukadi yanjye agiraga nimero 88 abantu benshi barayizi karindwi nyinshi abantu benshi bajya bavuga ngo nimero ya kereba ahise afata simukadi arambwira ati iyi simukadi ndayitwitse n'abariho bibagirwa ubu ni nge nawe na mama twatsikibana twatugishingirwa tukigera mu rugo urumva neza nkorera ahita telefone ayinkura na telefone nige natungaga telefone gake buri muno mu kubana kwe kose ndangije ndabana okay rero kubyakira ndamanza kugira ngo nikuremo business yanjye bibinambara nawe nkumva ndasa nk'umwanze nago ndamwangaga pe ariko kubera ko numvaga target narindi maru ari ugushaka ubuzima nkabanza ngashaka ubuzima nibuze deni rero hari n'ukuntu ujya gushaka kuvuga ati niba ndi mu myaka 20 nzashaka mfite 25 niko numvaga wenda na kuko nago nari buzabaho nashatse ariko byarangiye nyine mbibonye ko jugujugu simukada yikuyeho iki biramanze nangiye kumva mbizi ikintu umutima nkarira kurira amarira ngeze hanshiramo hari unahoraga amaso abyimbye ngeze aho numva ndabyakira sasa ndavuga deni ngiye kuba umugore angurira ibitenge yarazi ko nyambika mama angurira icyo tubura umugore ugomba kuba mu rugo numva ko kuba mu rugo nyine ari kuba umugore ngezemo kigeragezo cya mbere nahuye nicyo noneho sasa tumaze nk'amezi 6-7 urumva ukuntu twagiye duca mu nzira nk'izo ikigeragezo gitakikubitamo kindi cyo kwizuka ngo kubyara undi mwana biranga nawe unapombamo nta kintu nzi cyitwaye nta n'isaha ntabwo njye ndabyara undi mwana mfite umwana sasa uzi ukuntu yahise abifata n'ubundi waje bakumunza ubwo niba iki wagiye nyine ushaka kuba inkumi ushaka kunoroka urumva sinaryamaga sinatuzaga byari ibibazo ati gukite utabyara undi mwana nawe se ko nabyata ibyo yagiye kubyakira nko mu myaka 3 nubwo byari nambara ikomeye hazamo n'inkoni ye turi kunjijisha yagenda ambwira ngo agiye nk'ahantu agera hari akakata akagaruka kugira ngo yumve kwenda ko hari n'umuntu mvugana nawe mbese nari meze nk'umuntu uba mwimfungu datuje ndabyakira abantu ubona uko kabaye natiraga amayinite cyo kora nkahamagara nk'amanimero y'abasaza banjye nabwo nyazo buriya nimero z'abasaza banjye mbanzizi za mama kenshi byatumye numafata amanimero amwe namwe mu mutwe nkababwira barabyakira
dupanga no kujya mu rugo kwirega n'ibiki urumva ukuntu kubaka ari ibintu bikunda n'ubundi narubatse nakundi aho kugira ngo ngume gucya mbihishe n'iki n'ubundi bizamenye birazwi reka bimenyekane mbaye umugore n'ubundi ntago bizakuraho ko ndi umugore ntago nda kuzasubira kuba umukobwa deja duko nabundi nari mvuye mu bufiyemere ndavuga ni reka nitware neza wenda bizagenda neza akagenda n'umushoferi akajya gushakisha yagera nka rimwe namaga telefone nkanyasigana ariko yajyaga ama telefone yayinsigira yataha target ya mbere telefone akarebamo agafata nk'amanimero nk'atanu wenda akazayihamagara tutari kumwe agira ngo nayabo yumve abona avuganye nabo noneho nagira ngo navuganye noneho yajya gusangamo navuganye na mama kuko nakunda icyo gihe numvaga nta wundi muntu wo kuvugisha mama musaza wanjye hari igihe numvaga n'inshuti numvaga narazivuyeho bamwe numvaga nta n'inshuti nyeneye numva nyine ngomba kubaho nge n'umugabo n'umuryango n'umwana wanjye noneho rimwe yageza akanga ariko nguvugana na mama wawe gusa ngo nabasaza bawe gusa ngo ubu bindi babisibye bimva bijyagezo kandi ubwo nihiriwaho meze nyina naho nagiye kugira ngo abyakire urumva byari iyo ntambara gusa ageze haratuza ngo akengo nako ngo nari bingi cyambere warabyaye ngo nari bingura umugore wanjye ngikizima nako turi kumwe icyo nashakaga ni ngo naratuje tujya no kwirega bivaho umugabo nyine turakomeza turabana tubana gutyo noneho rero kubana kwanyu n'ubu muracyari kumwe cyangwa byaje kurangira gute ko nago ubu ngubu tukiri kumwe kwagufuha se kwe kwaje kugabanuka byagenze gute kugabanyuka nabanje gufata igihe cyo gusenga urumva hari mu mawari inshuti yanjye ubwo twaje kuza gusubira aho yakoreraga mbere bamuhamagaye kuko ariho yakoreraga urumva aho yari ataye akazi ka mbere twaje gusubirayo agenda asubiye mu kazi nanjye ngenda mukurikiye dusubira kubayo ibyumba ariko ubwo hari umama w'inshuti yanjye twanarekuranye mu bukobwa n'iki wari inshuti yanjye nawaza gushaka buryo ibonye mugenzi wawe washatse ubona ari ibintu byiza cyane twumva presse yakundaga gusenga ndanamukumbuye simuheruka amanimero y'abantu benshi nagiye nyagura gutyo kubera ibyo bigeragezo nahuye nabyo noneho nge mu presse akajya ambwira ati ariko mama iki tujye gusenga yancagaho tukajya gusenga ku cyumweru kajya gusenga ariko nkavuga ati ndazinduka ngateka icyo gihe rumva nari ngenyine n'umwana n'umukuru ntabwo nagomba gushaka umukozi byari ibintu bikorera nkakora amasuku ngatunganya nk'utunganyiriza umugabo pasi nabaga nateye rwose yabyuka akeneye cyane ariko akabyuka none ikigerageza naho nacyo mu gusenga najya gusenga nagaruka ariko akunda ateguye ibyo kurya ngusigaye njugunyira ibiryo ngo agiye gusenga ngo nagiye gusenga ngewe kandi ubwo mama yarambwiye ati tujye gusenga wenda wasanga n'ikigeragezo ufite cyo kutabyara ni wamenye tujye gusenga tukajya gusenga ariko nagaruka nabwo nkarara kunyeke noneho nkamanza kwihisha mama prince ubundi narananukaga cyane narabyibushye dore imyenda ya kinambaraga mbenda gusarira ndagenda ndananuka nayo ifite ibiro byinshi cyane ndananuka neza bamwe bakajya bamanyanyobera mama prince ati hangane dusenge nta kundi yewe njya mu byumba ndasenga ndavuga ni mana kuko waranyibagiwe ubu ni njyewe waremeye ibi ese mana wamindura umugabo hasi wenda akambona nk'umugore w'umunyakuri kuko ndavuga ni kuba fuha gucya hari wenda ashobora kuba atanyizeye cyangwa azi ko hari ibindi mukorera ariko se nkabwira imana ese mana hari icyo ubona nkora nkumvaga nonganye imana buri gihe hari icyo naba nkora wowe ubona wangaragariza wakingaragariza cyangwa wenda niba giharuka kigaragaza Jeza cyo kora mbona atangiye kujya aca bugufi agatuza atangiye kumbwira ati dusohoke akansohokana ari umuntu ukunda gusohoka mbona atangiye kugaruka ariko noneho twanasohoka nk'uko twaba twicaye nk'ahantu twaso yarafuhaga mbona igihe kintu nabonaga agira kamere yo gufuha bikabije by'indenga kamere mbikubwira naba nicaye nka gutyo naturicaye wenda hari abantu bicaye ku itebo cyangwa se twicaye n'ahantu gutyo turi kunywa fanta nawe hari ukuntu ubuganira ariko n'umuntu uri kukagira ahantu wibanda rimwe na rimwe ugashe dukorebye nkahe ngo hari ahantu ngo uriya muntu uko muri kurebana ngo mwicaniye amajisho mbese twagendaga twasohotse ari sawa ariko twatahaga dushwanye ngeze aho no ukabona n'umuntu wibereye aho mwasohokeye kandi tutanaziranye nageze ku rwego rwo kuzanyamura n'umuntu twariganye cyangwa se nanamuzi kuko urumva ibyumba nta gace narerewemo nkabona nagusuhuza cyangwa nawe ukavuga utansuhuza kuko umuzi ati musuhuze se urebe ibikuba
nanjye naho none ngiye kwa kunarezwe nari nararezwe mu kinyabupfura numvaga niba mbonye umuntu nzero kumusuhuza nkamuramutsa ari mu bantu basenga kandi banize numva ko ngomba guca ku muntu ari kumusuhuza umuntu mukuru cyangwa niyo ari n'umwana none rimwe na rimwe ngajya mumwana nahuraga n'abana twiganye ariko bose mwariganye kandi bose ubwo twaba turi kumwe icyo gihe nabaga ndi kumwe nawe nahura n'umuntu nzi mutwe nahitaga ngiranye navuga ni Imana imfashe nyine abone ko namusuzuguye ariko ndara amahoro. Yes, ubu se mumaze igihe kingana iki mutandukanye? Mwaka n'igice. Mwapfuye iki nyine gifatika nuko gufuha? Gufuha. Yarafuhaga cyane bikabije nta kindi mushinja pe. Ngo wenda yamenye iki kindi yakoraga hajemo kujya kurwana. Kujya mu Rwanda. Urumva iyo hajemo gufuha k'indenga kamere n'inkoni zizamo uzira ubusa. Ati ibi ibintu umva bitumvikana bitashinga yaza wasanga yicaye nge naziraga no guseka yanaseka ati wasekaga iki ibyo umuntu ari gusekera mu gipanga abantu duturanye bakaba banzi handi nzaca umuntu nkareba ku ruhande geza ndavuga ni ubuzima ntago nabushobora bwira Imana abana Imana imyaka 8 nubatse yari 8 niba ubona ndo kuba nyubakira niba ubona atari kunyubakira singiye kuzapfa nishwe nibi bintu mbona bitarangira uri yari vuga ikintu kizarangira n'abantu gishije inama rega ihangane bino bizarangira tuza senga none najya no gusenga byari bisigaye no nakijyayo avuga tuzibeshye urenga hano no urenga ubwo sibwo urumva ubuzima waburimo bwaba buri kwerekeza ikintu nasabwe n'abana Imana kugira ngo ndere uyu mwana sagete yari yo kwirerera umwana mushaka bikazaza nyuma ngize ngo ndanashatse kajemo rwaserera nyuma rero yuko mutandukanye mumaze umwaka n'igice nkuko bivuga ubayeho gute umuntu yabyibaza nabyo uri kureba kino kiganiro ubuzima mbaye murumva byanze kwanga urumva yitangiye kuba warikorera gukoresha abantu naje gushaka akazi ko mu kabari ubuzima maje kubona kuko nabonaga nta bundi buzima ngomba kurera umwana kandi umwana wanjye agomba kwiga navuga ni reka kugira ngo nandavure ngirene ikizima nuko nzabona aho mehembwa nubwo wenda baguhemba inica n'ikiza ariko narakoraga nkabona icyo kurya nkanatunga umwana nkavuga ni Imana rero urabibona umwana wanjye nguyu mwari wibwira nyine nkaragumye kujya ninginga Imana nkavuga ni wowe ni wowe uzaba hafi yanjye ubwo naje gukora hano Nyamirambo mamagawe n'umuntu wari umushuti nawe wari uzi ibyo byanjye yagendaga yumva gutyo aramamagara Imana ajya aho hantu nawe n'uwi waciyo ati se ko namenye ko byagenze nabo wazaza hano ko hari akazi ko nzi ko ruzi ibintu bya business nza gutyo nza muri ubwo buryo ndaza gusa sinyansiga umwana wanjye nawe ndamuzana umwana wanjye yigana ku ntwari Nyamirambo n'izina rye niho yiga corona nayo bitejemo ibibazo urumva ubu no gutakambuka avuga ati uhamagaye ati mu gihumbi ubuzima ejo kazashiduka bukwerekeza n'ahandi hafi bakunze biye bakamana TV urumva ko uyu mubyeyi yanyuze mu bintu bikomeye umuntu yavuga ngo niba niwe muntu yabyita ngo no gufatwa ku ngufu kabiri no gufatwa ku ngufu uterwa inda no gufatwa ku ngufu mu rushako kuko uburyo wagiye uburyo washatse ngira ngo ni ibintu byari bitandukanye n'ubushake bw'umutima wawe wasetaga ibirenge ariko nyine kubera ko situation uko yari imeze ukanguka agenda niko umuntu yabivuga niba ntabeshye wenda aya nta nicyo kuko burya n'abashatsemo rwose ntago nageze nicara ngo mbipange nk'uko abandi bavuga ngo bapanze ngo kubaka birumvikana cyane mama noneho hari abantu baba baratewe inda bakabaho mu buzima bukomeye ndetse n'abantu bamwe bakabatoteza cyane ugasanga uburenganzira bwabo bwahonyowe reka bari ko mvuga niki wabwira abakobwa b'abafiyemere bari kureba kino kiganiro wenda bitewe n'amasituwasiyo atandukanye baba baragiye banyuramo uzi ikintu nabwira umwana wo mu fiyemeri kuri iki gihe burya icyambere no kumva ko niba ubaye umubyeyi ugomba kumenya ko risike zose zakubaho ari ukurira nyine ukamurera byanga bikunde se hari abadahari murere mu buryo ushoboye ntago nakugira inama bano bavuga ngo bakuyemo amada ngo bano ngo babataye mu nzira njye mba numva burya ubuzima turabuzi ni bubi twese butugeraho pe ariko ntago umwana wawe wibyariye niyo wamureba gutya muri kumwe mu nzu irindazi rimwe rirabanyura
kuko muri kumwe mureba ariko ntago ari nko kumva ngo umwana wawe ariyo ngo nawe uraha ni ibintu bitandukanye birahabanye kuko uhora uhangayitse ku bintu bibiri uvuga uti umwana wanjye bahari burya birameze bite nawe ubwo ukitekerezaho ukitekereza no ku mwana rero icyo nabagira inama yo kuba hafi y'abana babo ubutumwa se ku bagore batandukanye n'abagabo ku mpamvu zitandukanye zijya gusa n'izawe cyangwa zinazirenze bo nabo abantu wenda barababona bakabafata uko bashatse cyangwa bakabatekereza ukundi ugasanga impamvu zatandukanije abantu bakunda kuzihereza ku bagore kandi wenda abagabo ari nabo bakoze n'amakosa nabo hari ubutumwa bushobora erega natwe abagore se turi shyashya wenda rundi ruhande nta muntu utagira ikosa ariko burya ahanini simvuze ngo ni ku bagabo cyangwa ku bagore ariko ikosa ari bundi hagati y'ababanye niba babazi ikibundi ahanini icyo baba bari gupfa bahangane ariko burya icyo gihe iyo ugiye kubireba umugabo atakwishe atagukubise numva ko kumuhunga cyangwa se kugenda nta kintu ubona kigaragara gifatika icyo gihe uba ugiye kujya hanze ntago witwa icyo utari cyo witwa igishubaziko cyangwa se ukitwa ibizina byandagaza ngiye ibyo nibyo nangane ukumva ngo uriya ni yari umugore ngo runaka ngo none reba urasuzugurika deje rero icyo nabagira inama abamama bakiri mu ngo zabo cyangwa se bazigumemo kuko kuruvamo si yo solution kuko nge ntabwo nakubwira ngo vamo ngo ihangane urwane nabyo usenge ugirute uvuga uti ejo biragenda gutya bizanye gutya nazana navuge urumva nawe narimaze imyaka 8 myinshi nanavuga umuhungu umenya aho wikinga natuzugaruke kuko hanini uri kubangamira abana hanini ho bahura n'ikibazo gikomeye ubuse mama nta mahirwe ujye umugabo wawe yuko mushobora kuzasubirana uva mwaratandukanye burundu ibyo byo ntago navuga ngo ni burundu burya abantu babanye ne wamenya gusaba ariko kubisengera yes bakunze ibiyokamana TV reka dusoza ikiganiro twagiranaga n'uyu mubyeyi ariko tumusabe ku mpamvu zitandukanye hari umuntu ushobora gushaka kuvugisha mu buryo butandukanye bumvishe yuko wakundaga ibintu byo gukora business bumvishe yuko ubuzima ubayeho ubu ngubu butoroshye ushobora gushaka gushyigikira ushobora kukuvugisha ku mpamvu runaka hari abo mwaburanye bashobora kongera kukubona watanga nimero za telefone kugira ngo washaka kuvugisha abe yakuvugisha MTN ni 0782 78 4630 subiramo 07 88 78 4630 ni nazo ukoresha kuri WhatsApp nazo okay reka tugushimire cyane rero kuba waje kutuganiriza kandi Imana ikomeze gushyigikire igukomeze yagiye itabara abandi nawe byanze bikunze izagutabara murakoze